ngira ngo ndi buhindure ururimi nsemurire Louise hanyuma nongereho ibyanjye nanjye. Icyambere Louise yibagiwe, yagize ngo turacyari mu nama muri conference yagize ngo inama ya AU iracyariho. Niyo mpamvu atangira, niba mwumvise ko yavuze Your Excellency the President of the Republic of Rwanda and so on and so forth, yagize ngo hano hari ibindi bihugu bifite ariko yavuga perezida umwe gusa byaga kumvikana, niwe uri hano ubu ngubu nawe dufite kuko inama yarangiye. Ikindi nshaka kumukosoraho, hari abantu yavuze ngo invisible hands. Actually these hands were very visible. Only that they were very voluntary as well. Abantu barikoresheje. Invisible hands ahubwo izo arizo ni abanyarwanda batari bari hano, batagaragaye, bari hirya aho bari hose, bafata akaradiyo bumva bakurikira amakuru, bishimiye ko igihugu cyabo kigeze aho kigeze n'ibyo cyakoraga. Buri wese mbese yumva ari muri iyo nama kandi adahari. Abo rero turabashimira. Reka mpere kuri abo ngabo rero nk'uko mbivuze, hanyuma noneho nzamuke ahubwo nsubiremo abo yavuze koko nabo yashimiye neza, nshaka gusubiramo nanjye. Inama yabereye hano ikagenda neza uko byagenze, uko twabyifuzaga, uko n'abaje mu nama babyifuzaga, ariko batazi ko ariko byagenda, kuko ntabwo ari byo bamenyereye n'ahandi bajya hariho hose, cyangwa n'ahandi duhurira hariho hose. Abo rero bose yavuze, guhera muri iyi hoteli Radisson, abayikoreramo, abakozi bose bo muri iyi hoteli. Uko nabyumvise, abantu bose bavuye aha babashima ko bakoze akazi keza. Na kwa gutanga service tujya duhora tubanenga, barabishimye. Ubwo no kuvuga rero ngo biragenda ibintu bitera imbere. Bavuze ko babahaye service nziza, babafashe neza, babagaburiye neza, ikintu cyose bashakaga barakibonaga, bakakibona uwo mwanya. Ubwo abo navuganye nabo benshi nibyo bambwiraga. Nagira ngo rero mbashimire. Ab'umutekano, bariya basore n'inkumi bacunze umutekano ku buryo buri muntu wese ari muri twe basanzwe hano, hari abari baje b'abashyitsi benshi cyane, umubare Louise yavuze, bose bumvaga bafite umutekano usesuye, wuzuye, ntacyo bikangaga.
ahubwo bageze aho baravuga ngo ariko bakumva ko umutekano wabaye na mwinshi cyane kurusha uko, ndetse kuri bo bakumva byarenze uko byari ngombwa. Ariko turavuga ati umutekano wabaye mwinshi cyane nta kibazo utera, ikibazo kiba iyo wabaye mukeya, naho iyo warenze ibyo nyine babyita inyongera, ubwo biba byiyongereyeho gusa. Hanyuma rero hari abana, abahungu n'abakobwa mwabonye aha ngaha, abandi mwababonye ku kibuga cy'indege, abandi mwababonye mu mahoteli. Abana bakoze, ahubwo wamusangaga ahantu cyangwa ukamusanga ahandi, wowe watashye waruhutse wagarutse ukongera ukahamusanga, ukibaza utari ko mwebwe muryama ryari, muruhuka ryari. Abo bana bakoze akazi gashimishije cyane. Kandi kugakora ntacyo twabahembye, nta mushahara w'inyongera twabashyiriyeho, nta mafaranga twakoresheje twabasezeranije tuzabaha, ariko babikoze nk'ibyabo, bumvaga ari ibyabo, barabikora. Abo rero turabashimira cyane, kuko hari n'abaje kubaza bati dukora iki, turahari. Hari abanyeshuri baje mu biruhuko, hari abasanzwe hano bafite indi mirimo bakora, hari abaki turahari, twakwitanga iyo minsi mutubwire icyo twakora turagikora, turakibabwira baragikora. Ibyo rero byose ni ibiranga u Rwanda rushya turiho twubaka. Uwo ni wo mutima w'u Rwanda, ni wo muco w'u Rwanda, niyo mateka dushaka kubaka nk'Abanyarwanda, tuvuye aho tuvuye tugana aho twifuza kujya. Ibyo rero byose umuntu yabishimira Abanyarwanda bose n'abayobozi bose, inzego zose, nagira ngo rwose mbashimire. Ibintu byagenze neza ku buryo muzi ko tutagiraga amashanyarazi. Twarabanje tuva ku kubura amashanyarazi turayabona, tuyabonye nta kivaho. Iyi minsi 10 yose ahantu higeze havaho amashanyarazi yari ariho ngo bavuge ngo bimwe birukanka bavuga ngo habaye iki, ngo insinga ziracitse, cyangwa ngo hari ikibazo kibaye Rusizi, ngo cyangwa abantu bakirukanka. Mu minsi 10 ntabwo higeze habura amashanyarazi. Njye ndibwira ko iki ari ikimenyetso cy'amajyambere gikomeye, cy'intambwe abantu bamaze gutera, cy'imikorere, cy'ubushake. Icyo umuntu yabasaba rero ngira ngo ni ugukomerezaho, ntibibe iby'igihe kimwe, twagize abashyitsi cyangwa habaye ibikorwa bindi, ariko bikaba bituranga ko guhora no guhozaho dutera imbere. Ibyo byose ndabishimira buri wese, bashimira mwese. Ndibwira ko ikindi kizavamo ubutaha
bavuze 3,000 n'ibindi, ubu ngira ngo hari abandi ubwo babonye urwo rugero, ubu uzabona haje 5,000 noneho by'iyindi nama. Cyangwa haze 6 by'iyindi nama. Umuco wacu ube uwo kwakira abashyitsi, uwo kumenya kubakira. Mbese u Rwanda nk'uko ubundi rukwiye kuba ruteye, rube nyabagendwa n'amahanga yose yifuze kurugana no kurugenda, kugira ngo nta bishimishije cyangwa nta byateza abantu imbere kurenza aho ngaho. Rero kuri uyu mugoroba nagira ngo nifatanye namwe, nongere mbashimire. Nabona kubura uyu mwanya wo kuza kubashimira ibitaragenze neza. Ubutaha tuzahangana nabyo cyaba kitaragenze neza cyose. Ibyo abantu baba baragiye muri byinshi byiza badushimye, niba harimo gatoya bagiye banenga, ako nako tuzakitaho, tuzagakurikirana tukarandure, niko bikwiye. Ibintu byacu tubikore bizire inenge. Murakoze cyane rero, mugire umugoroba mwiza.